ndabasuje murasuzwa na Patrick cyangwa se Pati mumaze kumenyera ko mumurikira kuri channel ya Kamedia Production ngenda mbagezaho byegeranye bitandukanye mu documentaire agaruka ku mateka n'ibigwi by'abastari bagiye batandukanye tukarebera hamwe ubuzima bwabo bwite ndetse n'izina amaze kubaka n'inzira baciyemo byose twagenda tubirebera hamwe mu sesenguzi bwimbitse. Hanyuma ngira ngo munyemere umunsi nerure icyegeranyo cyane tuvuga kuri Vestine na Dorcas baracyari abana bato rero baracyari ku ishuri dore ko rero umwe wo bita Vestine we ageze mu mwaka wa kane naho bita Dorcas ageze mu mwaka wa gatatu mu mashuri yisumbuye. Nshuti bakunzi ba Kamedia Production rero munyemerere turebere hamwe uko abakobwa bageze mu ruhando rwa muzika hano mu Rwanda. Ni nyuma y'igihe kitari gito Vestine na Dorcas bafite inzozi zo kuzaba ibirangirire mu Rwagasabo. Uwiteka yaciye inzira aho byari bigoye maze nk'uko bakunze kubiririmba kuko Imana iraseruka hagaragara. Uwo bita Irene Murindahabi niwe wateye intambwe ya mbere arabasura arambagiza impano yabo ndetse abumwe mu basakaje impano yabo. Nyarwumuzi ko Irene Murindahabi ari umu YouTubers ukomeye cyane akamwe mu YouTubers beza u Rwanda rufite kugeza ubu ngubu. Yagize ati rero abakorera umuti abasakaza mu Rwagasabo no hirya hino ku isi. Nibyo rero bamaze kumenyerwa ku ruhando mpuzamahanga kubera indirimbo nahawe ijambo n'indirimbo yafunguye amarembo yabo n'indirimbo bahereyeho ubwo batangiraga umuziki. Iyi ndirimbo rero yagize itya kabisa ihagurutso bita ambasaderi wa Australia muri East Africa bamwita Lucas William. Amaze gutega amatwi indirimbo nahawe ijambo yagize icyo avuga, yagize ubutumwa atanga kuri Instagram yagira ati ubu butumwa bukubiye mu ndirimbo nahawe ijambo ubutumwa bugenewe isi bwaturutse mu Rwanda. Rero navuga ngo uhoraho yakoze ibintu by'agatangaza yahagurukije abakomeye mu ntebe zabo batera comment ku ndirimbo nahawe ijambo bakora share ndetse bagaragaza amarangamutima yabo kuri iyi ndirimbo. N'izina rya Vestine na Dorcas rikomeje kugenda ripfumbagira uko bwije n'uko bukeye ndetse rikomeza kugenda rifungura amarembo atandukanye kuri gospel nyarwanda. Ngira ngo abantu benshi iyo mwumvishe indirimbo nahawe ijambo mukumva amagambo agira ati umutima wanjye wujuje amashimwe akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo bati nubwo byari bigoye warahabaye Imana. Ngira ngo si bakeya cyangwa se si umwe si ibyumwe si rwomwe nk'uko Mr Kagame yabiririmbye mwumva musheshe rumeza to be honest tuvugishije ukuri benshi babaho. Hanyuma abana Vestine na Dorcas nabwo ngo n'abakobwa baririmba neza cyane nk'abamarayika bo mu ijuru. Nabwo ngo n'urumuri rw'Uwiteka rwamanukiye mu kirere cy'u Rwanda. Abatari bakeya bavuga ngo appreciate kubw'abana appreciate kubw'Imana muri gospel nyarwanda. Abana Vestine na Dorcas rero n'umugisha ukomeye kuri gospel nyarwanda. Ariko uyu munsi Kamedia Production dutemberere ku gasozi ka Ruhengeri ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Aha niho havutse Ishimwe Vestine Tricia yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2004 no Kamikazi Dorcas we yavutse ku itariki 28 Kamena ari mu mwaka wa 2006. Abana Vestine na Dorcas bavuka mu muryango w'abana batandatu akaba ari umuryango ugizwe n'abakobwa 4 n'abahungu 2. Bose rero bahuje ababyeyi bombi. Isi babyaye yitwa Nizeyimana Mazimaka naho nyina wabo yitwa Uzamukunda Elizabeth. N'umuryango rero wishimye cyane dore ko ari umuryango urangwa n'isengesho no gukizwa gukomeye cyane dore ko uyu muryango wari usengera mu itorero rya ADPR itorero riherereye hariya mu karere ka Musanze ni mu ntara y'Amajyaruguru. Birumvikana neza ko rero Vestine na Dorcas bagize gutyo bakurira mu muryango ndetse barirwa no mu muryango wa Gikristo kuva bakiri batoya. Navuga ngo ni nayo soko y'imico myiza no gukizwa gukomeye umuntu n'abariya abana mu kuririmba kwabo no mu bikorwa byabo bya gisitari. Abantu benshi rero bakunze kwibaza bati ninde wari uzi ko ibintu byashoboka kubona utwana tw'udukobwa duto turirimba kuri YouTube dusubiramo indirimbo twasuwe na Irene. Uyu munsi ntabwo ushobora kwemera ko ari bo bashobora kwitabira amarushanwa agiye atandukanye n'ibihembo bitandukanye nka Kisama Award, Rwanda Gospel Stars n'andi agiye atandukanye. Ntabwo bavuga ko ari abana b'abakobwa bashobora kubona comment na like guturuka ku banyapolitike bakomeye cyane nka ambasaderi Lucas William akaba ambasaderi wa East Africa hano ambasaderi wa Australia muri East Africa yose. Hanyuma urugendo rwa muzika kuri Vestine na Dorcas ni urugendo rwagenze rute. Nitwa Patrick reka mufashe kurutemberamo turwibukiranye kamwe ku kandi step imwe ku yindi. Ntago rwabaye ruhire gusa hajemo n'ibigusha n'ibindi byarubangamiye. Ntago rwabaye ruhire gusa gihazamo utubazo nkuko nari maze kubikubwira. Ngira ngo n'abantu babyibuka nk'igihe wo bita Mike Karangwa no witwa Aimable Munyamuziki wari igihe bigeze kuvangira Irene bamuteranya na nyina w'abana b'abakobwa. Ibi rero byaranzwe n'amatiku ndetse bigira n'ingaruka kuri management ya Irene kuri abana b'abakobwa Vestine na Dorcas bitera ibibazo hashira igihe badacana uwaka haba hagati ya Vestine na Dorcas ndetse na management ya Irene yaba Irene ubwe ndetse na nyina w'abana. N'ibibazo byari bikomeye cyane. Nyuma yaho rero Irene yaravangiwe n'abagabo babiri bo bita Mike Karangwa no bita Aimable.
bimaze kumenyerwa ko rero ko indirimbo z'abakobwa ziyoborwa na Chris Easy. Chris Easy muramuzi cyane, ni umuraperi ukomeye cyane, akaba n'umuririmbyi ukomeye cyane, ngira ngo muheruka mu ndirimbo iherutse kuba hit, twavuga nk'amashu, twavuga indirimbo fasta mwakunze muri benshi. Bimaze kumenyerwa ko ari we directing indirimbo z'abana n'uwo bita Santana, akaba ariwe bakora indirimbo z'abakobwa, akaba ari indirimbo rero zishimisha abatari bake ndetse zikomeje kugenda zitangaza abatari bakeya kubera ubuhanga zikoranye ndetse n'ubutumwa bukubiye muri izi ndirimbo. Ngira ngo indirimbo nahawe ijambo, indirimbo yanditswe n'uwo bita muvandimwe bamwita Neo Bosco, ngira muzi ko nawe ari umwe mu muhanzi bari muri management ya Irene. Ntabwo rero uyu munsi navuga ngo Irene akazi ke karoroshye, ni akazi gakomeye cyane, amaze kutumenyekanisha abahanzi batandukanye ndetse navuga ngo by'umwihariko kuri abana Vestine na Dorcas muri New Generation bameze neza kandi bakomeje kugaragaza yuko bafite imbaraga no kwigaragaza gukomeye cyane. Hanyuma turebeye hamwe aho bigeze ubu ngubu ni byinshi twavuga, ariko ngira ngo reka turebere hamwe kuri zimwe mu ndirimbo zabaye hit z'abana bombi uko ari babiri. Turebe ku ndirimbo nahawe ijambo, ni indirimbo ifite views menshi cyane, imaze igihe kinini, indirimbo ifite amamiliyoni y'amaviews. Indirimbo Papa yo ni ibindi ngira ngo ubishidikanyaho wanyarikira kuri YouTube ukareba amamiliyoni imaze kugira. Indirimbo Adonai ni indirimbo yubatse ibigwi ndetse igaragaza izina ry'abana ku ruhando mpuzamahanga ndetse imaze kubicaza ahatari hakeya. Ngira ngo indirimbo Ibuye nayo ni benshi yafashije, ni benshi yubatse ubuzima bwabo, ni benshi yafashije, ni benshi yubatse amarangamutima yabo, yongera kubasubiza ibyiringiro no gukomera kwinshi, ndetse ni benshi ifasha gusenga no kwitagatifuza muri rusange. Nyuma rero tuti bakunzi namwe mwese mukurikiye channel ya Kamedia Production, reka mubwire ngo ni Patrick basuhuza kandi niba ukomeje kubasangiza byinshi ku buzima bwa Vestine na Dorcas. Reka mubwire ngo nimwibagirwe gukora subscribe no kudusangiza inshuti zanyu, genda tumenyekanishe, dukoreshe ku bashuti bawe, tubashe kumenyekana hirya no hino. Ngira ngo munyemerero ducumbikira hangana ni byinshi twavuga kuri abana, ariko ngira ngo tuzakomeza kugenda tubavugaho uko iminsi igenda iza, ni byinshi bigenda bigaragara, ni byinshi tugenda twunguka, ariko navuga ngo ni ibyo ngibyo bimaze kuranga abana mu ncamake y'ubuzima bwabo. Ni ibyo ngibyo, n'abana bakiri ku ishuri n'ubu tuvugana bari ku ishuri, bari basubiye kwiga, hanyuma bakomeje no gukora ibindi bikorwa bitandukanye. Ngira ngo indirimbo iheruka ni Ibuye kandi yarabashimishije cyane. Reka rero turebe uburyo twasangiza, twagenda tuganira kuri amakuru. Ubushize nababwiye ko bita Ariel Boys, umunsi tuvuze kuri Vestine na Dorcas. Reka rero mbararikire kutazacikwa n'ibindi, kandi nyamuneka mudusangiza abandi. Ntago inkuru nziza nta muntu ujya yihishira, nta wicura undi, turayisangira. Nitwa Pati. Rero iyi ni documentaire yagarukaga ku mateka n'ubuzima bwite bwa Dorcas na Vestine, akari abakobwa bari muri management ya Irene muri Ndahabi mu gisata cya gospel. Ngira ngo bamwabyumvishe. Guys, it's your boy Pati. Reka mbashimire cyane. See you. Naho tuzabona ubutaha tuganira ku mukinnyi wa filime ukunzwe kurusha abandi mu Rwanda. Ntuzajye kure ya Kamedia Production. Thank you. Ujunyo muri bikomere ibiri nyuma cyangwa imbere, ni wowe nkingi y'umuriro imuritira igicuku kinishe. Sinyobe nagenda nemye nikandagira, sinyobe nagenda nemye nikandagira, sinyobe nagenda nemye nikandagira. Umugongo iyi si ndetse w'itangaje umwami wanjye yantumye. Umugongo iyi si ndetse n'ibyagaje nganaho umwami wanjye yantumye. Simagarara ndamaranira gusoza uyu murimo, simagarara ndamaranira gusoza uyu murimo, simagarara ndamaranira